enda hano washaka agatengu kambara utanduza iyo kanzu ukaza kukoza bino ukaza kumfasha koza bino byombi uko mama mbisigemba nararande konza ndarusha agira vuba se reba kantu kenyene utananduza iyo kanzu urukora ku ntari umweru ari ibintu byo muri urugo nabyo we abantu bose bari muri uru rugo bagiye ibintu byose babikoreshe none umuntu akaba yahura n'akantu ahereza umuntu wagera hano mu gitondo ibintu byose babijagaraje fasha koza ibijumba ese yamabahasha wayafunguye ntago nafunguye ubwo urukundo shabona wayafunguye bimwe nagenda yabara umubare wayo ndawuzi Nose kuko dufatanye shira mu mwanya none zisuke oya shira mu mwanya ariko nose nizikura zizahoberana ndakunduza shira mu mwanya utu duto nukuje imbere oya kano karaje hano uduto nukuje imbere ntabwo mvaga bari kuvanga barebare inyuma ubwo kano karaje hano nakano akusini araka naka karekare nakahe ubwo kakaraza none sikwasigaye tureture gusa nyine ubwo uradushira inyuma tugufi okay inyuma ni shira hanga sana si ubwo ntabwo uzi gutonde ngo tondeka mutunguto ubwo kano karazi n'imbere naka oya ko ni karekare ariko ubwo uragashira wagashira ngaha siguchasi ariko nugushiramo distance nimugora wabonye Anita shana mubonye yambaye fresh cyane cyarari kirora ariko cyari nuko giserebura ewana ariko nawe nimugoroba wakabije utese ruko gira ukuntu ry'amafiriti n'amanyama menshi none uzi ngo iyo ndarya simba naririmbye mbamvu wasaraye waririmbye nageze naho ngo urambirwe nge wakurambiwe turi hamwe ubwo abatakuzi bakurambiwe aho ukoze mbeo papa kuva bamugira umuyobozi dusigaye turamubura aha n'abantu tukajya bamenye ko baduhaye n'inka ntabwo nari mbizi ariko mu miyonka ni yanjye itari yawe umubatizo si wari uwawe ariko nta mwana ugiragira inka ni y'ababyeyi kandi mama ninjye bayihaye ni weho bayihaye none si ntabwo uzi ko bagaha umwana akakitirirwa umubyeyi none si weho inka wayimaze karigura cyari muto ariko n'ubundi nani yawe da none si kuri gushyira umwungu umwe bitogeje gira gutya abana bubu ubwo umuntu ungana nawe ntazi koza ibyombo ku buryo wafata ibikosi ukabishyira mu basi itarimo amazi ndananiwe warageze mbi nasinziye kubera ko utasinziye ese ntabwo twavukiye ku rusi arega mwanabyinye ariko kubyina kwawe byari bifite ishingiro uzi ukuntu bagusabye ewe ayo mafaranga yose nyabona bambe mu kanya tugiye kuyabara mama turanguriramo inkweto zose ufite nguriremo izindi nazo oya ndakwereka akantu ndakuguriramo kandi keza ngo mama urabona ukuntu abantu banyweye bagasinda basinze cyakoze wari uzi ko biriya bintu byose byabahuye ntabwo nari nzi ko bamubwira nagukoreye ibintu byiza sinzi ko bafite amafaranga sinakubwiraga ngo nzaguhemba papa wawe nawe si yabigusezeranyije none si twaguhembye ntabwo wishimye nishimye none ko wari ugiye kwanga kumfasha koza ibyombo ariko mama hari akantu nshaka kugusaba wari ukwirirwa mwabira ibibazo by'abaturage none si ubu ngubu mwazi no minsi kubera iminsi mikuru ubwo ari kwirirwa arareba abaharwanye abatonganye n'ejo bundi namubonye mu cya kibazo cy'aba bandi bari barwanye dusigaye turamubura ewe we no mu rugo ntakiboneka uboneka nimugoroba gusa nabwo sindagahita agagenda akirirwa mu bintu by'amaraporo kiryamira kabyuka aragenda none kuva bamubwira umuyobozi ntakiboneka hano mu rugo ubwo n'ubu ngubu kuza birabona nimugoroba nabwo yongere kugenda none se twabigenza yanda kundi mwa aho ukoze ko tuje kwikenera n'agapira mwana kahiye kuruhura ubwonko
munsi ngo mbere muremure ariko sha byari biryoshye pe nanyweye inzoga menya nandi kuzisezeraho ariko ziracyandimo wagira ngo naranguye Bralirwa uziko twabyinye tukabyina na ndomboro ya soro babahungu burya rero nabo nabarebaga mu bipira kumbe bazi guceza kuri uhambira ukuntu baramutse bameze twazinyweye ariko nta kintu nasigaye mu mufuka yanjye irera burundu si umuntu wari wanyoheje ngo ngore biriya bintu nindera ndatangira nikorera amabuye Siko bwakeye ni ukuri ariko nubwo byagendera amafoto twafashe n'inzibutso za buri munsi pe uzi ndongera njye kureba filime nagenda bitondeka hamwe ubundi nirebere ariko noneho menya sinzi nimba barabona ibyo bari Zakunywa byeriwe zakunywa Mudugudu na bene wanyu noneho ko wabaye neza kuba neza gute se komera cyane tugakona nanzuhuze sha bareke kutagana jeyo ako ko naruze turi inshuti mu mudugudu wanjye enjote bya mwana moze ko nzaherayo andagwe n'abagwa gatebe wica yanda cyakocara abanyina wawe ngwino shanga mbabarira mwene muzi ko mwagiye kumvungisha si muzi ngo ubwo n'ubushuti mwangiriye asa umuntu akugura inzoga ninde noneho kagorego murunga nari nzi ko noneho utazinywa byagenze bite ariko ngwino ndakura ngwino ku mazi nkwe hariko reka nanjye ejo naranyweye kankoboroze mukore n'ibirori mwange kundumira ariko ngo turi inshuti ariko mudugu wacururutse mudugudu na bene nta nshuti nziza ngayase ariko haribwo mwaranzuye okay noneho nimba ibyo bintu bikuzanye birutu umviri wanje ntago nasohoka jewe abantu baragufungura bakanagupfunyikira n'inzoga zo kunywa gafungugure gw'amagaragara wange kera ngo kera cyebipira bibire buriya simwagize ngo nzahiramo ariko kabureka namwe ubukurikiraho ni mwebwe ariko ubwo baguha inyigisho nkeya baragufunze ntibakwigisha kegeshwe ubusa uri umwana musuko buryo wanyigisha cyangwa ngo nabari ngogende ujya kuryama dore uri kuntezo kajyame mu masegenda naje kuryama nase kunutse kuko wihagije wataha ibyo birabaye birahagije bazi byambaye simbazi byambaye no gutaha birakunaniye se aha ni mwijuru se urukunzora aha ni mwijuru urukunzora reka no mwijuru wahasohoka umva mbere yuko dureka amata nakubwira muri cyari kinzana n'amaguru rekeraho ndabizi ngo namaki n'amaguru akuzanira hari moto parise se mbonye simwamvungishije mwaramvungishije ngo ni mwebwe amashuti ganje ariko umugore wanje baramujanye ndibamujanye kandi ngo muraho bura ubu njewe byinshi byaranze mwebwe inshuti zanje ndago mwagiye ngo mundebere ibintu none ubu byose byarapfuye ngo ni mwebwe inshuti zanje ndanjuti nziza nga Yesu mwebwe bura ibyanya ariko ndibuze kubyiga cyambe genda uryama urananiwe kapfuka ryame mu meshito urananiwe kuganda je urukunjamisha se urukunjamisha no wambyuka kandi ibyo ngibyo ejo ntabwo uzabisubiramo ejo ntabwo uzabisubiramo nje nanabisubiramo je nanabisubiramo hangi reka nkubwire kabye ngorombe ngauta urukundamisha turi ngani ta no kujya birakunaniye ndago turi inshuti ndago twabaye inshuti ubwo urukunyirukana mu ishuri bakamugirira neza ariko ntiyumve nawe yewe mana we
uyu mudugudu waje ryari mukomeye urakomeye mukomeye cyane iminsi myinshi kuri twese ego mani waje ryari hashize nk'iminsi ngitatu cyangwa ibiri ikora amaraso neza amavuta mu kwisiga mu mitungo zareba mujyanye mu mitungo zanjye za kanaritiranya mwaraguze barakubeshye aho ngaho ntabwo turi mu mitungo yawe ngo barambeshe Eh, njewe nasize maneko nubwo mwari muzi ngo naragiye ariko nagarutse ariko babimbwiye byose ariko izi ni imitungo zanjye oya rero ngwino wicarire hicaye ngwino mama wicare hicaye mama oya ngwino wicare nese si unaniwe oya ndago naniwe none ndago naniwe oya ngwino wicare da nahagarike byatuma ahubwo nese ubu ndagukorera iki sembwa wawuriyo sembwa wanjye ni nese ko ndamuzi cakura sembwa umugabo wanjye yageze aho kuba gutyo ni sembwa mbese ubundi ariyo ncandaga ariyo ntawuriye nese ko naherutse muri iyi nshuti byagenze bite inshuti zari za kera nazo no gusoza umuhango mbese ubu ariyo hajya urambwiye ngo iki? ntawuriye ariko urambabaje nushaka kubabara ariko reka mugutumeho ngo ubwire ikintu uramubwira umumbwirire ngo kuba kumushywa isembuye z'agaca uri kunyumva ndi kukumva kandi umubwire ngo imitego zose bandeze zizabashibukana byararangiye umubwire ngo nimbwa yambwa ariko iruta izindi mbwa kuri izindi mbwa azabe igitifu w'imbwa aba ari kuzamubwira oya urambabaje oya ntabwo ibyo byagakwiye nzi ko mukundana ahubwo ngwino uje kuba wicaye oya ntabwo ndicara kubera ko utaricara Wapi? ntabwo nakwicara mu rugo rw'abanzi batongera kuvuga ngo hari icyo nakoze bakajana gukongera kundi iyo mvune oya ntabwo ari umwanzi wawe ihangane oya nyamwanga kumva ndiyanze no kubona buriya nje byagize ariko nese uragiye ndagiye nguko imana yagiye mu ijuru uhangane ntukiri umugabo bigeze aho ni ukuri urambabaje pe sinzi uko bizagenda umuntu azi ariko ntukiri umugabo ni ukuri neza we uriya nta nubwo azi neza kari njye wanamufunguje abantu ntibibuka pe ndagiye ndamufunguje ndebere ageretse no kunsindira sha yawe si mama Rita wabiteye buriya niwe wagiye angira inama ngo nimufungure ngo umuryango we ngo ahanga abana be ngo ariko undebere ukuntu kugira neza nabyo ari ikibazo wenda reka mbitaye inzoga ahari wenda ariko urarebye ukuntu yantutse akantu kureza sha ansanze n'iwanjye oya nge bira ntabwo byarangira kuriya akanyota nta muntu mba mideni reka ndamwishyura mwishyure kandi mwishyure neza sazi ngo kumusubiza hariya byananirana njye nakongera nkamufungisha da njyewe uriya ufunga se akanafungura akari mushuti wanjye ni ukumubwira ati subizamo ingegera bagahita bamusubiza buretse turebe ese sasi nkawe nibereye maze ndebe ukuntu azongera kugaruka yasinze sha ntazanywera ziriya nzoga ahubwo siyibwira ngo nomero za munywanyi wanjye narazisibye azi ngo niwe wenyine ari muri gereza narakoze sha nzi ko nagize inshuti reka mbitere namuhamagara ahubwo ngenda ari nanabyibagiwe nanyweye inzoga menya nandi kuzisezeraho oya shyira mu mwanya ariko
Nose nizikura zizahobera. Mwanyu muri abana bangahe? ntawe uri ariko urambabaje. nushaka kubabara Kuba byibusha umunwa bitewe no kurepeta ibitutsi mwa.